turabashimiye cyane mwese mukomeje gukurikira gahunda n'ibiganiro bya North West Rwandan Field TV. Ni televiziyo izajya ibagezaho activite zose zikorerwa muri iki gice kigize itorero ryacu ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi. Ibitaramo, ibibwirizwa, tuzadusanga ababyeyi nk'aba ngaba bazi amateka y'itorero, bazi uko ryavutse, bazi amahame yaryo, bagende badusobanurira ingingo ku yindi kugira ngo tubashe kumenya neza ibyo twizera ibyo ari byo. Rero turi kumwe n'umuyobozi ushinzwe urubyiruko muri North West Rwandan Field, niwe ushinzwe icyiciro cya JIA. Turagira ngo nawe niwe wari ushinzwe ibikorwa byose bibera hano muri ingando yatangiye kuri tariki ya 27 z'ukwa 12. Turagira ngo atubwire ese muyobozi ko twabonye harimo harakora ibintu byinshi, twagize abashyitsi benshi, mu by'ukuri uratunyuramo muri make ibyaranze uyu mwiherero. Murakoze cyane kandi dushimiye Imana cyane kuko ariyo yabikoze byose. Umwiherero waranzwe n'ibintu byiza cyane, twari dufitemo abagabo n'abagore bose bari 907 kandi bakoze ibintu byiza cyane. Twabonye amasomo atandukanye yo kwihangira imirimo, uburyo bwo kurwanya ibiyobyabwenge, kurwanya abana bafatwa ku ngufu. Twarebye uburyo bw'umutekano, tubona ko kwishakira umutekano. Uyu mwiherero wabaye umwiherero mwiza cyane. Twagize n'abashyitsi bari baturutse muri diviziyo muri Kenya, bagizemo inzego zitandukanye. Gavana nawe yaje kudusura aha ngaha aganiriza urubyiruko, meya w'akarere yaraje, ndetse n'abandi bayobozi b'inzego z'umutekano batandukanye, abayobozi ba polisi baradusuye. Hano twagize ibihe byiza cyane by'umutekano, kandi urubyiruko bari bateraniye aha ngaha baturutse mu turere 4 dutandukanye tugize intara y'Iburengerazuba. Bavuye aha bafashe ingamba z'uko bagiye gushyira mu bikorwa impanuro zose baboneye aha ngaha. Mbese biranejeje, itorero rifite urubyiruko, ni itorero ry'ejo hazaza, kandi n'igihugu nacyo gifite urubyiruko nk'aba ngaba. Ni igihugu gitera imbere, ni igihugu kigira umutekano. Bidufatanyije n'inzego z'umutekano kurwanya ibiyobyabwenge, kurwanya abo ngabo bafata abana ku ngufu, guharanira umutekano w'igihugu. Usanga mbese turashimira Imana yuko dufite imbaraga z'urubyiruko. Urubyiruko ni imbaraga z'igihugu, kandi niyemeje kugenda kugira ngo duhindure abantu bose, abatuye isi hose muri rusange. Rero uyu mwiherero wabaye umwiherero mwiza cyane, twagiremo ibihe byiza. Twatangiye ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa 12, tusoza kuri 31 nibwo twitegura kuwusoza. Muri rusange rero turashima Imana yuko twagize ibihe byiza cyane, kandi n'abantu bagiye badukurikira. Hari televiziyo n'ubundi nshyashya yafunguwe kuri uru rubuga, kuri YouTube channel. Abazagenda badukurikira bazabonaho byinshi byabereye muri mwiherero, ndetse ni televiziyo tuzadushyiraho ibibwirizwa bitandukanye, ishyira amakuru atandukanye, ubutumwa bwiza, ibyinshi bitandukanye, izafasha abantu benshi muri rusange batandukanye. Turashimira rero Imana yacu yabanye natwe muri mwiherero, nta mpanuka twagiriyemo, nta kibazo cyabaye, ibintu byose byari bimeze neza cyane. Kandi turashimira n'abanyamakuru batwitayeho, baradusuye, mbese ibintu bimeze neza. Turashimira Imana rero kubwa gahunda byose muri gahunda y'Imana, niyo ifite ubuzima bwacu muri yo, niyo itubeshejeho, niyo imbaraga. Byose rero ntabwo twabishobora, ariko Imana niyo idushoboza, kandi turashimira yuko dushoboze byose, n'ibindi byinshi nabyo Imana izabikora. Murakoze, turabashimiye. Murakoze muyobozi. Ikibazo wenda twagira ngo dusorezeho, nagira ngo mbabaze, ese uyu mwiherero warateganyijwe kuzamo abantu bangahe, haje bangahe? Ese aba master guide bagize iyi ntara yacu y'ivugabutumwa ni benshi cyane, wabwira iki abatarabashije kuza? Ese wabashishikariza gute kugira ngo ubutaha batazabura? Murakoze.
ubundi dufite abayobozi bakuru abo twita aba chef guide cyangwa se aba master guide, dufite abagera mu 3500. ubwo rero bose twifuzaga yuko bagombye kuba bari muri uyu mwiherero, ariko murabizi habaho imbogamizi zitandukanye, impamvu zitandukanye. Hari abagiye basaba impushya bari mu mashuri bari kwiga, abandi bagiye barwara bagomba kuza muri uyu mwiherero. ubwo rero twari twiteguye byibuze ko twabona abantu 1200, ariko twaje kubona 907. Nabo si bakeya. Abantu rero batabonetse, twari tubakeneye kuko twafunguye iyi televiziyo, turaza kubasobanurira neza uko bayinjiraho bakabibona ibyatambutse muri mwiherero byose, amasomo yatambutse, ibintu byose byakozwe bazabibona byose. Kandi n'abitabiriye uyu mwiherero twabatumye ko bagenda bakabwira abatarabonetse muri uyu mwiherero, bakabaha amakuru, bakababwira n'ingamba twafashe, kandi nabo tukabasaba ko n'ikindi gihe twazongera gutegura nabo bazaboneka. Buriya kubwirwa ntabwo bihwanye no kwirebera, uwari uhari ntabwo burya niyo bari kukubwira uko byagenze niyo kubyumva, nabo bazagira amatsiko, basifuza ko baba baraje muri uyu mwiherero nubwo bizaba bitagishoboka, ariko ndikiza ko nibabibona ikindi gihe umuntu wese azakora uko ashoboye kose kugira ngo aboneke. Rero bazabona ubutumwa, bazabyakira neza, kandi nabo turi kumwe dufatanije uyu murimo. Ingamba zose twafatiye hano muri uyu mwiherero zineza ariko nabo turi kumwe tuzafatanya. Murakoze. Ubuyobozi turabashimiye, Imana ikomeze ibamugisha kandi bongera impano yo kuyobora. Murakoze cyane. Nuko ntabwo nababwiye amazina yanjye, nitwa Pastor Nafutali Habiyaremye. Ni njyewe ushinzwe urubyiruko muri aka karere, muri firidi y'amajyaruguru y'uburengerazuba bw'u Rwanda. Dukorera mu turere 4 ariyo Ngororero, Nyabihu, Rubavu na Gatsibo. Murakoze, turabashimiye, Imana ibamugisha. Bwana muyobozi, wenda harakoreye nibagiwe mbere ko dusoza, nabonye nimwe mwari mukuriye iki gikorwa cy'ahangaha, haba ku bijyanye n'ubuzima, nabonye abaganga bahari, haba ku bijyanye n'amazi yo kunywa meza asukuye rwose. Abantu bari mu mwiherero, abagabo bo kwihamya isuku yari iri aha hantu, umutekano, byose delegasiyo yabashije kubitegura. Bababwira ko bashimira, ndetse na cyane ko ari mwe mwari muri ku ruhembe rw'imbere, wabashimira. Nibyo, murakoze. Uyu mwiherero urimo isuku, umuntu wese uhageze nicyo avuga bwa mbere, aho uko hateguye, uko hadekoye. Dufite ibyo kurya byari bihari bihagije, umuntu wese yaryaga ibyo ashaka, nta kibazo cyari gihari. Dufite imashini ikora amazi meza cyane, abantu banywa amazi meza atunganijwe neza, kugira ngo murahagera muharebe niba mwanahabonye. Hari imashini itunganya amazi meza, abantu banyweye amazi meza barya neza, hari isuku mwayiboneye. Kandi nagiraga ngo mbabwire yuko nanone hano twatanze igikorwa cyo gutanga amaraso. Twatanze amaraso, abaganga bari barahangaha, hari abantu bagera hafi muri 700 batanze amaraso. Cyane n'ikindi gikorwa gikomeye kuko twagikoze ubutabazi, abantu bafite icyo kibazo twabahaye amaraso, n'ubwo amaraso bafasha nk'ahandi menshi cyane. Ibyo nabyo ni bimwe rero bituma tuvuga tuti turwane ku buzima bw'abantu bose. Rero turashimira abantu badufashije, abadufashe mu gikoni. Twari dufite umuntu uri mu gikoni wabigenewe, wabyize, uzi kubitegura neza. Twaramushatse kugira ngo afashe abungabunga ubuzima bw'abantu bari hano mu mwiherero. Nta kibazo na gito bigeze bagira, nta murwayi. Nikigaragaza hari imirire myiza n'ubuzima bwiza, nuko igihe cyose tuhamaze iminsi 5 nta muntu wigeze ataka mu nda, nta murwayi wigeze haboneka. Abantu bose ahubwo baranezerewe cyane, bumvaga badashaka gutaha. Rero ibihe byabaye byiza cyane. Turashimira rero abantu bose badufashe mu mirimo itandukanye, abo twashinzwe imirimo itandukanye babikoze neza. Rero twabashimira kandi dusabira n'Imana ko yabahaye imbaraga. Bose ibintu twabashinze, imirimo twabashinze bakayikora neza. Turashimira Imana cyane ko yari yabikoze, ariko n'abantu nabo Imana ikoresha abantu, n'abantu bagize kwitanga bagakora inshingano zabo, turabashimira. Imwiherero rero ni jyewe, nubwo muvuze ko ndari umuyobozi mukuru w'imwiherero. Umuyobozi mukuru ni perezida wa firidi witwa Pastor Mutuyimana Mudakozera. Jyewe rero nari mwungirije, nubwo ari njye ukuriye urubyiruko, ariko niwe muyobozi mukuru. Rero ahatari mba mpari,
niyo ituma bavuga ko ari umuyobozi w'umwiherero, ariko Pastor Perezida niwe wari umuyobozi ku rwego rwo hejuru, nari mwungirije aho atari mba mpari, nubwo abantu bakunda kumbona cyane, nagiraga rero ngo mvuge n'icyo ngicyo. Murakoze, ndabashimiye. Yego cyane na cyane ko ikari icyiciro cyawe uyoboye. Murakoze cyane rero, twari kuri TV yacu dukunda cyane. Wowe utarakora subscribe, turagusabye umanuke hasi uzabane natwe kandi subscribe kugira tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Dushimira cameraman Jet Pro ku gikorwa cyiza adukoreye. Big up to you, turi kumwe.